Umva aka kantu. Uzi ko hari abantu bajya baca mu gikari bakambwira ngo ibi biganiro nkora bigendanye no kwigisha abantu abigendanye n'amategeko, icyo amategeko yacu yo mu Rwanda ateganya ku byerekeye gukuramo inda ndetse n'uwemerewe kuba yayikuramo, mbese bya bindi byose muzi njya nkunda kubabwira. Hari abajya bambwira rero ibyo biganiro berekeye nta kintu uzakuramo, nta gafaranga karimo, cyane ko ntibinarebwa, dore ujya karebwa n'abantu 1000, abantu 500. Wow, buriya abantu rimwe na rimwe ni byiza kubumva, ntabwo navuga ngo ntukabumve 100%, ariko nanone ntibakakwibagize intego nyamukuru yatumye utangira ibyo watangiye. Buriya impamvu nyamukuru yatumye ntangira niyo yaba umuntu umwe, buriya iyo mufashije nkabibona ko afashijwe, cyane cyane nanjye nabigizemo uruhare, biranshimisha cyane. Ntibibura rero kunshimisha iyo mbonye ubutumwa bw'abantu bambwira bati hari ibiganiro wakoze, hari amategeko tutari tuzi, mu by'ukuri yaraturengeye, wenda twashakaga kugana inzira itariyo, twashakaga kugana inzira ishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga, ariko dukurikiye ibyo wigishije ku mbuga zawe, mu by'ukuri twabashije kugira icyo dukuramo, turabikurikiza. None baradufashije, twagiye kwa muganga baradufasha, twabonye ubufasha, nyine turafashwa mu buryo bwizewe, dufashwa n'abantu ba nyabo, dufashirizwa ahantu hanyaho. Ubu tumeze neza, turacyakora ibyo twakoraga kandi turatanga umusaruro ku gihugu, ari nacyo kuri Dr. Richard Official tuba twifuza. Rero mfashe uyu mwanya kugira ngo mbanze mbashimire, si cyo nshaka ko tuganiraho uyu munsi, ariko mbanje kugira ngo mbashimire. N'abandi muzi nimero yanjye irahari, iri muri description, ushaka kunyandikira kuri WhatsApp hanyuma nkagusubiza. Mba niteguye rwose isaha n'isaha, unyandikiye ntago umunsi warenga ntagushubije, cyane cyane yuko hari ibintu bindimo, ni ibintu ntahatirizwa, ni ibintu ntategerejeho guhemberwa, ariko ni ibintu mba numva ko nkwiye gukora kugira ngo mfashe umuryango mugari, umuryango nyarwanda, umuntu wagombaga kuvutswa amahirwe ye no kuba wenda yatwaye inda mu buryo nawe atahisemo, yafashwe ku ngufu se, ni umwana, ni umuntu bigaragara yuko iyo nda ishobora kumugiraho ibyago runaka. Icyo mufasha ni ukumva icyo amategeko ateganya, ntabwo ari ugushishikariza abantu gukuramo inda. Munyumve neza nyaboneka, ntabwo ari ugushishikariza abantu gukuramo inda, ahubwo ni ukugerageza gufasha abantu kumva amategeko. Buriya amategeko aba yanditse ari ahantu abantu benshi ntibayazi, ariko kandi nyamara yandikiwe twe kugira ngo tubashe gufashwa nayo. Ntabwo rero tuba tugomba kwicara tutayazi, cyane cyane iyo harimo ingingo ziturengera, aho kugira ngo ugende ukore ibinyuranyije n'itegeko kandi hari itegeko rihari ryashyiriweho wowe kugira ngo rirengere ubuzima bwawe, hanyuma igihe wakoraga imirimo runaka uyikomeze nta nkomyi, ukomeze utange umusaruro ku gihugu ndetse no ku muryango wawe no kuri wowe ubwawe bwite, utabashije cyangwa se udatakaje amahirwe bitewe n'ikintu cyakubayeho utagizemo uruhare rimwe na rimwe, niba ariko twabivuga. Ntabwo nizimba rero mu magambo, reka tuvuge ku ngingo yatuzinduye uyu munsi. Ndagira ngo nyine mbereke ko mu by'ukuri ikintu kigendanye no gukuramo inda, byavugwa bitavugwa, ntibikuraho ko inda zivamo. Mu minsi iza ndaza kujya wenda ngerageza no kubasomera bumwe mu butumwa ngenda nakira. Ntabwo nzigera mvuga amazina y'abanyandikiye, cyane ko nta n'ubwo iyo unyandikiye ikiba kinshishikaje ari ukumenya amazina yawe n'umwirondoro wawe. Ngicyo nkeneye no kumenya ikibazo ufite,
nkamenya niba nanakuyobora aho ushobora gufashirizwa. Ngayo nguko rero ndagira ngo rero mbabwire nshikamye nshingiye ku byo byagiye biva mu bushakashatsi bugiye butandukanye ko inda zivamo kandi zivamo mu buryo butizewe, kandi ibi ngibi bishyira ubuzima bw'abana b'igihugu mu kaga. Ibi bishyira ubuzima bw'abana b'u Rwanda rw'ejo mu kaga, ndetse bikaba byanabaviramo gutakaza ubuzima bwabo. Abadatakaje ubuzima bashobora kurwara, bashobora kumugara, bashobora kugira ibindi bibazo ibyo ari byo byose bishobora gutuma mu by'ukuri badatanga umusaruro nk'uko byifuzwaga cyangwa se nk'uko byari byitezwe. Ndagira ngo rero ndebe mu by'ukuri icyitwa unsafe abortion. Ni ukuvuga ngo ese mu Rwanda hari abantu bagikuramo inda mu buryo bushyira ubuzima bwabo mu kaga? Ibi bintu tuvuga tubifitiye gihamya. Hari ubushakashatsi bwagiye bugaragara, ariko ntabwo wenda mu myaka ya mbere, wenda reka ne kwirirwa njyayo, nibura mpere muri za 2021, ubwo nafashe nk'imyaka 5 ihise, hanyuma tugende tureba se mu myaka 5 ihise bigendanye n'ubushakashatsi bugaragaza iki ku kigendanye na abortion cyangwa se unsafe abortion mu Rwanda. Ntabwo icyo naheraho mvuga, ntabwo aya makuru aba ari ahantu hose, kubera yuko unsafe abortion cyangwa se gukuramo inda mu buryo bunyuranyije n'amategeko bidakozwe n'uwabyize, bikorewe ahantu hatizewe, ntabwo ari ibintu bijya ku mugaragaro. No gukora ubushakashatsi kuri kesi nk'izi biba bigoye, ariko ikiba iyo hari nk'umuntu wagize atya akajya gukuramo inda ahantu hatizewe, hari igihe ingaruka zo kuba yayikuriyemo aho hantu nyine zimugeraho, bityo bigatuma agana kwa muganga. Akagana kwa muganga rero arembye, uwo nguwo hari igihe aba registered cyangwa se akandikwa mu bitabo by'abakuyemo inda cyangwa se bagerageje gukuramo inda mu buryo butizewe bushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ariko ibi simbivuge ngo ngire uwo ntera ubwoba ngo ntazagane kwa muganga igihe atamerewe neza. Oya, ibi ndabivuga mu rwego rwo kugira ngo mbagaragarize ko koko gukora ubushakashatsi kuri kesi nk'izi ngizi ntabwo aba ari ibintu byoroshye, ni ibintu bigoranye, cyane cyane ko no muri iyo myaka uzasanga yaba 2021, yaba 2022, 2023, 2024, mu by'ukuri nta mibare nyanyayo ihari, ko bagenda bafata gusa ibigereranyo bashingiye kuri izo kesi ziba zaragiye ziba admitted cyangwa se ziza mu bitaro bikekwa ko ziba zabanje kugerageza gukuramo inda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uretse gusa mu mwaka wa 2025 hari ubushakashatsi bwakorewe mu bitaro bya Remera Rukoma, ibi biherereye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ibi bitaro byakoze ubushakashatsi cyane cyane bareba prevalence cyangwa se ubwiganze cyangwa se ubwinshi bw'abantu bashobora kuba bafite cyangwa bahura n'ibibazo bigendanye no gukuramo inda mu buryo butari ubwa kinyamwuga. Aho iyi pepa yabo iravuga ngo the prevalence and factors associated with unsafe abortion among women in a productive age attending Remera Rukoma Hospital in Rwanda. Iyi pepa rero ndaza kuyibashyirira muri description y'ikiganiro cyacu kugira ngo ababishaka mushobora kuza kuyireba, cyangwa se nze kuyipininga kuri comment ya mbere, hanyuma ababishaka mushobora kuza kuyisoma murebe mu by'ukuri icyo ubu bushakashatsi bwakozwe umwaka ushize mu bitaro bya Remera Rukoma bwagaragaje. Ese koko ikintu kigendanye no gukuramo inda mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se mu buryo bushyira ubuzima bw'abayikuyemo mu kaga, ese kiracyahari mu Rwanda? Kirahari. Ibyo tuba tuvuga kuri mikoro ntabwo ari ugukabiriza ibintu. Iki kibazo kirahari, gikeneye kwitabwaho, gikeneye guhagurukirwa. Okay, wenda ninjira mu byanditswe muri iyo pepa, icyo nakubwira cyo kugira ngo
n'inteko ishinga amategeko, za minisiteri zibishinzwe zifite ubuzima mu nshingano n'iki, bahagurukiye bafata umwanzuro wo gutora itegeko, bafata umwanzuro wo gutanga umushinga w'itegeko ujye mu inteko itore, byemezwe bisinyweho n'abashinzwe kubisinyaho. Ntari bwinjire muri byinshi kuko njye ntago ndi umunyamategeko. Ubwabyo biba bikorwa kubera ko bigaragaza ko ikibazo gihari. Ikindi nanjye ubwanjye mu gasitadi gatoya nshaka gutangira kuzakora, nuko mu by'ukuri ntekereza ko bihari. Ndashaka kuronshinga akantu kameze nka gasitadi kagaragaza abantu bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, cyane cyane bisabiye uburenganzira byensire binyuje mu nzira ngomba kuba mbinyuzamo. Nshobora kuba naronshinga gasitadi, hanyuma umuntu wenda uje gusaba serivisi kuri channel yacu, channel ya Dr. Richard Official, akaba mu buryo abyemeramo, abanje kubyemera, akaba ashobora kuba yabanza kugira questionnaire yuzuza kugira ngo dukusanye amakuru mu by'ukuri turebe neza niba icyo kibazo gihari. Ibyo ni ibintu bikorwa, ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Icy'ingenzi ni uko nyine biguma ari anonymous, cyangwa se nta myirondoro y'umuntu bwite igaragaye. Icyo tuba tugamije gusa no kugira ngo tubone ko ikibazo gihari, hanyuma tube twanabimenyesha inzego bireba, niba hari ni iyindi myanzuro yafatwa kugira ngo wenda icyo kibazo kibonerwe umuti, kibe cyabonerwa umuti. Reka rero twihute njye kuri iyo pepa nababwiye mu ncamake uko donc icyo bashakashakaga n'icyo bari bagamije. Hanyuma ibigize pepa rero bari ibintu byinshi, gusa ikigaragara nuko ikibazo cyo kiracyahari. Abantu mu by'ukuri bashobora kuba bahura n'ibibazo bya unsafe abortion cyangwa se abortion donc zikorewe, ugukuramo inda gukorewe ahantu hatizewe, bikozwe n'umuntu utari uwanyawe, utarabihuguriwe. Ikindi kandi bigakorwa hifashishijwe ibikoresho bitari byo. Nanone bikaba ari ibintu dushobora kuba tukirwana nabyo, nubwo hejuru y'inyigisho n'ibindi byinshi byagiye bikorwa, cyane cyane guhera nyuma ya 2019 aho iteka rya minisitiri rigenga uburyo bwo gukuramo inda n'uburyo bwo kuyikurirwamo ryavugururiwe. Hari ibintu byagiye bihinduka, ariko nanone ikibazo kiracyahari rwose. Icara wige rero. Ni ukuvuga ngo nihuse reka njye kuri conclusion y'iyi paper, cyangwa se icyo baba bise nk'umwanzuro. Ndabivuga mu Cyongereza hanyuma nze kugaruka mbisobanura mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Baravuga ngo this study found that unsafe abortion remains a significant health concern among women of reproductive age. And this study revealed a high prevalence of unsafe abortions among the participants, with more than 1/3 of the participants having undergone abortions in non-medical settings. Key factors associated with unsafe abortion were identified as early marriage before adulthood, having multiple sexual partners, and experiencing gender-based violence. These findings collectively suggest that addressing unsafe abortion requires a multifaceted approach, including legal reforms, improved healthcare access, and community education and initiatives to combat gender-based violence and early marriage. Nukuvuga ngo nikanihute mbere yuko ninjira mu gusobanura icyo bavuze mu Kinyarwanda, kambanze ngerageze kubisemura cyangwa se kugenekereza mu Kinyarwanda icyo bari bashatse kuvuga. Bavuga yuko ubu bushakashatsi bwasanze ko uburyo bwo gukuramo inda butaboneje cyangwa se butujuje ubuziranenge bukiri ikibazo gikomeye cyerekeranye n'ubuzima mu bagore bakiri mu myaka yo kuba babyara. Ni ukuvuga imyaka yo kuba umuntu yabyara ni hagati y'igihe umuntu aboneye imihango
ikigereranyo ni hagati y'imyaka 13 kugenda ukagera ku myaka 45. Bitavuze yuko uri munsi cyangwa uri hejuru y'iyo myaka mvuze atasama cyangwa ngabyare, ariko impuzandengo imibare nuko iba ibigaragaza. Hanyuma baravuga bati ubu bushakashatsi bwerekanye ko mu by'ukuri igipimo cyo gukuramo inda mu buryo butizewe kiri hejuru cyane, cyane cyane hejuru cyane within more than 1/3 of the participants having undergone, yego cyane cyane muri hejuru ya 1/3 cy'abantu bose bagize uruhare muri ubu bushakashatsi bagiye bagira aho bahurira no gukuramo inda, cyane cyane babikoreye donc ahantu hatari kwa muganga. Zimwe mu mpamvu rero donc zigaragara ziterwa cyangwa se ziteza umurindi iki kintu cyo gukuramo inda mu buryo butizewe, nuko rimwe na rimwe hari abantu bimariya bakiri bato cyangwa se icyo bita early marriages before adulthood, mbere yuko bakwiza imyaka y'ubukure. Hanyuma ikindi having multiple sexual partners, ikindi ni ukugira nyine abo bahuza ibitsina mu buryo donc abo bahuza ibitsina batandukanye ari benshi. Hanyuma ikindi ni uguhohoterwa, experiencing gender based violence. Ikindi donc iyi mibare yose yegeranyijwe yagaragaje yuko mu by'ukuri donc kuzamura urwego rw'ubuvugizi ku kijyanye no gukuramo inda mu buryo butizewe bikeneye uburyo butandukanye bwo kubikora, ni ukuvuga multifaceted approach. Harimo kureba yuko habaho ivugururwa ry'amategeko, ikindi kureba ko habaho ukorohereza abantu kugera kwa muganga cyangwa se kugera aho bashobora kubona serivisi z'ubuzima biboroheye, ari nabyo bibafasha nyine kwirinda kujya hahandi bajya gufata za serivisi mu buryo butanyuze mu mucyo. Ikindi bikanyura mu kwigisha community cyangwa se kwigisha abaturage, ubwo ni ubukangurambaga muri rusange harimo n'ibi ngibi tuba dukora. Hanyuma no gushyiraho ingamba zihamye zo guhangana n'ikibazo cyo guhohotera abana b'abakobwa, ndetse no kurwanya ibigendanye no gushyingirwa abana bakiri bato bataruzuza imyaka y'ubukure. Mu ncamake rero nk'uko natangiye mbibabwira, ubu bushakashatsi bwagaragaje yuko abasaga 35.2% by'abagore bose bitabiriye ubu bushakashatsi bagize cyangwa se bageze aho bahurira n'uburyo bwo gukuramo inda ariko binyuranyije n'amategeko kandi bishyira ubuzima bwabo mu kaga, ari byo mu Cyongereza bita unsafe abortion. Ubu ni ubushakashatsi bwakorewe i Remera Rukoma mu mwaka wa 2025. Ndashyira link kuri comment ya mbere ndayipininga. Ubu umuntu wese uri interested ashobora kuba yagira gute yasoma ubu bushakashatsi. Ndizera yuko iyi kimwe n'ubundi bushakashatsi sibwo bwonyine, ariko hari n'ubundi bwinshi umuntu ashobora kuba yabuheraho akamenya koko ko ibyo tuba tuvuga ntabwo ari ugushyenga. Iki ni ikibazo gihari, iki ni ikibazo gikeneye umuti, gikeneye kuba cyakwitabwaho, gikeneye kudakerenswa, gikeneye kumvwa n'abagomba kucyumva kandi bakagitorera umuti ku buryo bufasha mu kurinda sosiyete yacu, sosiyete nyarwanda. Singamije guteza imbere uburyo bwo gukuramo inda, ariko mbabazwa n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa ukiri muto bushobora gutakara bukagenda kandi hari icyo twagakoze. Dufite ubumenyi, dufite ubuvuzi buri gutera imbere ku kigero cyihuse, dufite inzego z'ubuzima mu by'ukuri ntekereza ko zimeze neza cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko kuba tugishobora kuba twatakaza abantu bangana batya, ntekereza ko cyaba ari icyuho gikeneye reforme, gikeneye twese nk'abitsamuye guhaguruka n'ijwi ryacu kugira ngo abantu babyumve. Iyo mvuga rero cyane cyane ku kintu cyo gukuramo inda, ntabwo mba nkina, nuko mba mvuga ibintu mfitiye gihamya. Ikindi
nkaba nzamura ijwi ryanjye ntagamije kugira ngo mbone inyungu runaka. Abambwira ngo za views ngo biki ngo ni nkeya, zikomeze zibe nkeya, ariko abo umwe cyangwa babiri nizeye yuko iyo abonye ubutumwa bwacu akabona amakuru ya nyayo bikamufasha, burya hari icyo tuba tumariye igihugu. Gake gake rero, kimwe nuko n'abandi wenda bashaka kuzagenda babyumva bakaza bajya mu mujyo nk'uyu wacu, cyangwa se bakazana izindi strategy zabo zishobora kuba zafasha, ibi bizazamuka. Twese nk'abitamuye turebe ko twarengera ubuzima bw'abo bana b'abakobwa rimwe na rimwe bashobora gutakaza imirimo yabo, cyangwa se bagata amashuri, cyangwa se n'imitekerereze igahinduka kubera yuko mu by'ukuri donc baguweho n'isi, icyo bita mu kinyarwanda ngo isi yamuguyeho, kandi mu by'ukuri hari ikintu cyagombaga kuba cyakozwe. Gusa bidavuze ngo buri muntu wese yirundumurire muri icyo kintu ngo cyo kujya gukura mena. Niba usabye inda ukaba wumva utagomba kuyigumana, kandi mu by'ukuri hari ikintu amategeko ateganya, 1 2 3 4 5, ibyo ngibyo ugomba kubikurikiza kugira ngo ubashe kubona uburyo buzima bwo gukuramo iyo nda, niba koko ari igomba kuvamo, hanyuma ubuzima ukomeze wigirire akamaro, ukagirire umuryango wawe ndetse ukagirire n'igihugu muri rusange. Murakoze rero, ubutaha ndashaka kuzagaruka nongera gukomentinga ku kintu kigendanye no kuboneza urubyaro ku bangavu. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byagiyemo deba ndende cyane kugera ku nzego nkuru zikomeye mu gihugu cyacu, ariko vuba ahangaha mu myaka itari myinshi ishize, ngira ngo ni umwaka ushize niba ntibeshye, ndatekereza ko itegeko ryaratowe rishobora kuba rifite ibyo ryemera, tuzaganiraho muri icyo gihe. Munyemerere rero ngarukirize ahangaha. Ubundi kuvuga menshi nta nubwo ariyo ntego ya channel yacu, tuza dufite topic runaka tukayivugaho ikarangira, nuko tukagenda. Ubutaha tukazagaruka tuvuga iyindi topic nayo ifite ikije kuba yafasha yamarira abanyarwanda. Murakoze cyane, murakarama. Ushaka kudufasha yakora subscribe, ugakora like, ukaba waduha comment mu gihe uwumva ko ushaka kudufasha, ntabwo ari agahato. Hanyuma nanone ushaka ubufasha bwawe bwite, ushaka kwandika kuri WhatsApp kuri nimero uri bubone muri description, ubundi ukatwandikira tukaba twagusubiza bitewe n'ikibazo ufite. Mutugane rero kuri Dr. Richard Official, urebe video zacu uzirangize, niwumva igushishikaje uyisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo ubumenyi babugire. Twizera yuko ubumenyi bwo bushobora kuvura community, mu gihe umuganga umwe we ashaka kuvura abantu runaka, ariko ubumenyi, amakuru bishobora kuvura community. Ngaho rero naho ubutaha, mwari kumwe na Dr. Richard kuri Dr. Richard Official. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Icyitonderwa, iki kiganiro ntago gisimbura ku kuba wagana abaganga babifitiye ububasha kugira ngo babashe kuba aribo baguha amakuru ya mbere yizewe, bityo tukaba tugushishikariza ko amakuru uri bukure muri iki kiganiro ataba ari ushingiraho ufata ibyemezo cyane cyane biri ku buzima bwawe, nta muganga wemewe wa leta wahuye nawe kugira ngo abe ari we ukugira iyo nama. Murakoze, mugira amahoro.